yena naturere shaka ntabwo nashyiramo kanta kandi ndi umusirimu nibo bafite amahitamo ariko kendi ikizungereza cy'umudamu ariko nibo bafite kwiyogoshesha nibo bafite amahitamo bo baratubwira icyo bashaka abantu mu nkundara kandi mu bitiremo amafaranga oya noneho reka dushyiremo n'abakobwa n'abamama mutere comment kuko ikintu muri Bibiliya handitse ngo umugore mwiza agomba kugira ifuresheri kandi wibuke ko na Yesu abagore aribo bamuhanaguje imisatsi ku birenge Siribanzo wakira abantu cyangwa banze yo bakira umutware n'uko nabo navuga mbere y'umutware muraho neza twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze kuri channel ubukwe bwacu TV nanjye tubashimiye ko muduhora hafi mudukunda mutwereka urukundo mukatwereka ko ibintu twakoze mubyitayeho muba mwabirebye mugashyiraho comment mukagaragaza ko turaba agaciro kuri mwe namwe muraba agaciro kuri twebwe tutangiye tubasuhuza twihanganisha abantu bose wabafite ikibazo bafite iminsi ari mitamworoheye cyane ko muri no minsi ibintu bitoroshye mwabagabo mwe rero habona sinzi impamvu murabona badufungureho kamera twicanga muri iyi nguni Sheringo niho yanzanye ariko kamera iyi mikoro nayo iri gufata cyane ndi kwivugana gusa urumva bamfungureho kamera ambwiye ko ikintu ngiye gukora uno munsi ata namusabye mu nyumvira namusabye amafaranga yo kujya muri salo ayanyimye rero nanjye namuhaye igihano kugira ngo ankore mu musatsi bamenye akarengane k'abado tubasaba amafaranga yo kujya muri salo ngo mu mutwe nihanduye ngo harasa neza ngo ibikora murebe nawe mwabagabo mwe muzi ikibazo abagore bacu baba bafite shaba ngo muri salo bahura n'akazi nibo batera ibishyimbo shariko nkubwiza ukuri agushiri wiyogoshesheje nk'umusatsi ukaba ntawe uriho ubu ko wanyimye amafaranga yo kujya muri salo kandi uzayima kanta agushiri nawe nago twari twavuze ngo tubikorere muri salo yacu yabanze umenye umwanda urimo nyine twavuze ngo tubikorere muri salo yacu dutuje urabyanga ngo tubikorere hano hanze none no hanze uje kunteza abantu koko nturi kureba umwanda urimo wenda umuyagura kuba ivuvu zigenda uwagusuka uzi kuboha ikiziriko ndi ihene ndashaka ibiryamye wambwiye kukundusha kandi ngubwire ngo ibiryamye bitambitse ntago nize wambwiye gukunda amaraso manikire ntago jewe nize reba n'inzara zanjye ukuntu zisa wanyimyawe muri salo reba none ugiye kumbwira n'ibyiza nkorera nurangiza umutwe wose urakora n'inzara tujyana muri salo kabireba se uyu munsi ngiye nawe ni nayo mpamvu na ya telefone yawe nayizimije kugira ngo hatagira umuntu ugukura hano amakuru ufite hayahe reka nkubwize ukuri dore n'igisokozo nakizanye ukomeza kubikoresha intoki si ubusi ibyo byaba ari byiza kambere ndagasoje ariko ntukoreho ntukoreho uraza gukoraho twose natugize gute naturangije turyamye wambwiye turaryamye humura turaryamye bahera hano se bakamanura none se uragira ngo mu mise ya simasuke nyine uhera hano kikamanukana n'umusaya kikamanukana n'umusaya nyine wowe bawuhera hano ukata umusatsi reka nkukate nyine ukate iyo umuntu ari gusuka sinabonye baba bafite n'akantu k'amakasira cyangwa k'urwembe none se ko babikora urangije gusuka kandi hari bifata amakasi washyizemo menshi ni ukurora no kubanza gufuramo uzi ikintu nyine nanjye nagira ngo nkwereke umwanda urimo amafaranga yo kujya muri salo wateramo ibishyimbo bikera utabagaye komanda yanjye ntabwo ako kantu utambitsemo sikeri ni soromba ari ukugutuka rega ibitutsi byashyiriwe byumva nk'imitombo
si uri kumva ari ukuvuga ubu uri gutambikamo akantu ngo umutwe wanjye washyiramo ibishyimbo oya kandi si ako kantu bakagaruye abasheri ndanabyihoreye nushaka ubyihoreye no kunsuka ngiye gusoza ngo mbyihorere nushaka ubyihorere rwose mbere hose gira gutya oya ndasukuza kihorera ngira biryamishe gutya mpamvu urankiremo akandi keza ubundi kazi munyemera yawe muri salo hano se si bibaye ariko rero hari uri no kumbeshya igihe wahereye nari natangiye kugusuka nuko mbihambuye bagukize reba umusatsi uracyanjyamye uko nawe uryamishije none sikoro uri kumbeshya ahubwo wagira ngo urebe umusatsi ugiye wihangana ntihangana gute ahubwo yazane nawe ufite hano cururuka amafaranga ari mu nzu tugendeye hano ndetse ni ngombwa ko tugenda ubwo wicaye hano ukumbuye ntabwo bibaho cyane isokoreze basi ongera ugire umusatsi wanjye neza usubirizemo kuzatereka umusatsi ukaba mwinshi oya umugabo wogoshe umugabo umeze neza ubwo madamu yabarinde umugabo yabarinde niba ari ikintu cya mbere kigoranye mbonye niba utarigeze wiga ibintu bijyanye na salo ntukabishyikire ngo uno munsi ngo ndagusuka ngo nagira gute ntabwo uzabishobora niba sheri wawe ubona ari mwiza nta ruhare wabigizemo nabwo menya ngo uwo musheri wawe ntumushoboye urumva basi gusuka birananiye birangiye mwemereye amafaranga yo kugira gute yo kujya muri salo ariko mutugire inama hari agatekerezo mfite ukatugireho inama sheri wanjye ko nshaka ko atereka agasatsi kari natirere nk'aka kanjye gakeya no kumuha amafaranga yo kujya kwisukisha mwe murabona aho yaba ameze neza ari hehe mu mpitiremo amafaranga rati mu mpitiremo amafaranga ye na natirere nshaka ntabwo nashyiramo kanta kandi ndi umusirimu nibo bafite amahitamo ariko kendi ikizungereza cy'umudamu ariko nibo bafite kwiyogoshesha nibo bafite amahitamo bo baratubwira icyo bashaka abantu mu nkunda kandi mu mpitiremo amafaranga oya noneho reka dushyiremo n'abakobwa n'abamama mutere komenti mushyiremo ko agasatsi ka natirere ariko keza katazajya kabafata umwanya agasatsi ka natirere na adeperi iri bumbitiremo adeperi ni iri bumbitiremo ndabizi ino cano ubukwe bwacu TV ikurikiranwa n'abantu b'abakirisitu n'abadeperi benshi sibyo bose baraza kugwitiramo yuko ari natirere kuko no muri Bibiliya handitse ngo umugore mwiza agomba kugira isifuresheri kandi wibuke ko na Yesu abagore aribo bamuhanaguje imisatsi ku birenge mu kanya ka mbere mu mwanya nonaha sheri uri he nagiye muri salo kugira gute retushe mu kandi kanya sheri uri he nagiye muri salo kugira gute gukoresha inzara mu kandi kanya sheri uri hehe nagiye muri salo kugira gute kwisukisha umugore mwiza agomba guhorana fresh ariko ibyo ngibyo urabizi ushobora ariko uzi umugore uri mu rugo ukinjira wazanye abashyitsi wowe wazanye nk'abashyitsi ariko ari abagabo mutazi guhamagara ati nzanye abashyitsi ubwo sa nguyeho nsa nabi niyo mpamvu rero murana fresher kugira ngo mubahishe neza ntabwo ugira ngo imbetse neza mubahishe bavuga ati dore madamu Olivier yarahise basi reka tubashimire sibyo ku gitekerezo bari buze gutanga nanjye mfite amatsiko bro abantu b'abagabo ndabinginze mutange komenti zivuga yuko agomba kugira natirere abantu b'abakobwa ndabinginze abakobwa baba bashaka ko babaha amafaranga yo kwisukisha abantu b'abamama ndabinginze mutere komenti yuko agomba kugira gute kwiyogoshesha agatunga natirere noneho nanjye abantu b'abagabo abanshyigikiye ko nshyiraho direde mubishyire muri komenti ngenda bihakanye mumbabarire ndabakunda cyane nanjye ndabakunda ninjye bakunda kumurusha ninjye bakunda kumurusha munshyigikire direde zigomba kuba murabona ataberewe gutya nta direde nshaka njyewe noneho uzi nafashe ifoto yanjye ntafite direde ndayitinga nishyiraho direde uzi abahungu bankunze ba direde
ukuntu ngiye nabanze. Okay, nanjye nikiraho direde uzanyanga. Oya ntabwo nakwanga ariko direde nagaza abahungu benshi bagirukanseho badire bafite direde ariko kubera ko ntazikunda n'impamvu wansabye urukundo nkakwemerera nuko ntashaka direde. Nacyo. Oya na direde ntabwo mbishaka rwose. So byemeye ko aribo baraduhitiramo byose se? Okay, kadutegereze comment. Ikindi ndabizi ko mudukunda natwe turabakunda, murakoze kudushyigikira, kutuba hafi, kutwitaho, ndetse ni no bwitangiye bukomeye kuba mureba ibiganiro byacu mugakora subscribe, ndetse n'inshuti z'akadasohoka nibuke kubasuhuza cyane abantu badukorera amashare kuko twabonye ibintu biri kuzamuka biri kugenda neza. Imana ibaho umugisha cyane, Imana ibaho umugisha kandi mukomerezaho, turi kumwe naho ubundi ikiganiro cyacu nakagaruka kuri iyi channel Ubukwe Bwacu TV. Ciao.